ishora komeza basa mu gikari sinabikora ntugire ikibazo ejo ninjya mu kazi nari bigewe nzakuvugisha uretse mvugane n'aba bantu uraho neza salamu amahoro ariyo kureba inzu reba bandangiye ko nari nzi kodesha ushaka inzu se inzu iri hano rero ushaka inzu yange ya 70 cyangwa 60 iyi nzu iri hano ikodeshwa 75,000 bitanu ni iby'umuriro 70 ntayo kukodesha ikibazo si amafaranga we nyereka inzu uko imeze n'uko imeze hano munyuzira umugore nta no kunyibutsa ngo nogoshe ubwanwa basi Shereko witunganyije Shereko ngenda ahubwo ubukwe bwatangiye uziko bantegereje ko ari udashokoje sokoreza nyine nawe rwose ariko ujye ukoresha iriya miriwari yo mu nzu kuko ntabwo umuntu azajya aza kwirebera uretse ko nibi birahagije iyi ni viziyo ndabona rwose ubukura bwambariye nta kibazo urimo uragira gake nka uzi amasaha mfite uzi ukuntu ariko se ubundi ubukwe nisangaye ko mbona amasaha gucitsera mu kanya abantu ndimo haracyabura iminota 25 urabugezeyo ndaba ngezeyo urambona ute umeze neza reba nkungohereka hano hose nabona ari sawa uragera inaha ryarize kandi nimugoroba ho gake abizi ubu ibintu by'ubukwe bambwira ngo ndagira hano ryari koko kubanguka ugerageza ubanguka ariko wimenyere ko nkuzane yahurute nkuzanira iki se uri mbangutse nkuzane wawe n'ubyumva yahurute ni yaho ako yahurute bajya barazi kuroza kandi akwiye ubukire n'umukobwa wagira ngo yahurute wari barazi bon okay sawa izana ngo urota mubike merekeza cyane ngo azahagarara bicu anyitegeye azahamagara izina ryanjye nanjye nzamwumva mwitabe maze nanjye ntumbagire zaguruka nk'igisiga ayiwe mundarangije we ayiwe Baiki ura byagenze bite nifashe ngeze hano oya mumfashe we mumfashe none se urukubabara gute kuribwa n'igifu ni munda se ngufashe abantu hafi nta n'ivuriro rihari wari ugiye se bazi hari umumama w'inshuti yanjye nawe ngiye kureba haraha hirya mbese nkubaze ni munda cyangwa ari ni igifu ngo wabigiye haraha hirya yego watsindagiza mwese nanjye ko ariho ntaha ko ariho ntaha ni kwandi ngiriye neza watsindagiza ukangezayo ni umumama w'inshuti yanjye nawe ngiye kureba
haguruka. Ihangane basi ntuse ihangane. Imbaraga zose zashize se. Ihangane basi. Nahagane tukomeze imbere. Ni kuri iki gipangu. Ahangaha iwanjye. Ntabwo mbizi nimba ari iwawe. Uje kure umugore witwa nguki? Mama nshuti yanjye yitwa Mama Manzi. Mama Manzi. Yego. Umugore wanjye. Nese witwa nde? Yitwa Gatumi. Ni wewe Gatumi azita numva ko. Ni inshuti yanjye cyane. Siwanje. Siwanje. Mama Manzi, umuntu usanze yarembye, sanze ararembye cyane, musanze yarahinde ku muhanda. Hase ubu noneho Gatumwa muhuriye hehe? Ngira ngo musanze yararembye, gusa nanjye ambwiye ko aje hano birantunga. Yarembye? Yari yarembye. Kose ushinyagurira hejuru y'umuntu. Sheri mbabarira genda tubane tuvugane. Uvugane nande? Oya Mama Manzi niko. Reka ndebe ikibazo afite. Reka mbanze njye kumusengera. Oya ngenda bikora byose Oya nta reka Mama kibazo. Manzi aramfasha. Genda. Sheri murereka. Uyu muntu arababaye. Sheri bireke byose ndabikurikirana ndamufasha rwose. Ndamufasha.